turabakiriye cyane nanone kandi abakunzi ba Cine TV show. Uyu ni wa mwanya mwiza tugiye kubana namwe duteka tubereka ngo bikorwa bite, ese bigenda gute, process zose akantu ku kandi. Imbere yacu nanone turi kumwe kandi na Cynthia mukunda cyane, ndetse wa mbere mu Rwanda no mu mahanga, ku isi no mu Burundi. Turamuzi cyane, abenshi muramuzi. Nutaramumenyana ko bibanze kuba diaspora nabo bakuzi cyane. Nutarakumenya ajye kuri YouTube yandike Cine TV show, arakubona kandi subscribe, like, share na comment. Turakwakiriye cyane. Hello, mumeze neza? Mva nanjye ndiyumva neza. Meze neza nawe? Uyu munsi mfite fiber sana. Wanyweye amata? Umva nariye setse no kunywa. Wanyweye? Wariye. Wanyweye? Nanyweye fo. Shuba? Wanyweye? Nawe? Ndi kuvuga uri kubyumva? Nanyweye. Iki? Nanyweye amata. Njye si ibyo ndi kuvuga rero. Wavuga gake. Kawaii. Kawaii. Amba ntago naheza. Ariko nshobora no kunywa na tuno dustaff mwana. Utuhe? Utuntu bashyiramo hano nshobora kutunywa njyewe. Natubonye. Ngo n'abakunzi bacu baratubonye. Yes, rero tubahaye ikaze nanone tugiye kubana nawe atwereka buri kantu ku kandi, bateka batese, bategura bate. Nifuza ko wabana natwe guhera dutangiye kugeza dushoje, ntiwihutishe cyangwa ngo kakajwe no gukunda kuvuga ngo urihutisha ndagwanya uko, ariko ngiye wese kubikora. Ntago wabikora ibyo bintu. Tugendana umunsi akanya ku kandi tubikurikirane. Ndagira ngo rero dusobanurire ese kubona ufite nk'ikintu mu ntoki se wagwana. Impari ni staff ya danje. Ikora iki yo? Ingi. Ubona abantu batinya gufata ku isafuriya gutya. Isafuriya ishyushye ukabona ufasha wagize ngo ngiye rero nabazaniye staff kwa Cine TV show. Sorry, tuba dufite utuntu utuntu n'utundi tumeze neza ariko fresh man. Aka kantu rero ugafatisha gutya ku isafuriya. Murabireba? Isafuriya ugakuraho ukagaragura ugafatishijeho, nta hantu hurira n'ubushyuhe. Iyi gare kivuze. Ahantu rero wayibona igabara nayidoda. Ushobora kuyifata imbere bagashyiramo muse. Sinzi niba abakunzi banjye babireba neza. Inyuma bakagukorera uno mwenda wayo. Yego. Cyangwa se ari ukuntu bayigukorera mu gitenge, inyuma ari igitenge imbere ari munsi. Ubwo ababishaka namwe mutinya gushya nkanjye mujye muri comment mumbwire nzabarangira hano nabikuye. Namwe musimbukire. Ubwira hano iyo ga yavuye. Iga ni from wangu. Mutayire wayidoze mitambona ari from. Irakora. Murayibona? Ukereba? Okay, sawa rero. Tukubona na kantu ko guteka igitambaro mu mutwe, bakongera ukadusobanura se gute wapfutse imisatsi ugiye mu gikoni. Se bifite uwe mumaro? Bifite umumaro munini. Ubona nk'ubu namaze gutegura vegetable zanjye hano. Mba nirinda rero ko hajyamo ya misatsi yanjye. Igitambaro cyo mu mutwe ku muntu udafite ingofero ni ihame. Kuko nta muntu ushobora kujya mu gikoni atabanje gufunga imisatsi ye kugira ngo itaza kujya mu biryo. Ikindi nta kwibagirwa gloves, ntabwo nshobora kwibagirwa ga. Kubera ko ubundi kirazira ko umuntu agira umukwizini yaba afite amarangi ku nzara. Ariko igihe ujya guteka ari ngombwa ko ufite aya marangi kuko n'ubusirimu buba bukenewe. Ubwo rero wambaraga inzara zo ni ngombwa ko zicika burundu. Ugomba kwambaraga kugira ngo ibyo ukora byose bibe bifite isuku. Muri urwo rwego rero ngewe mu gikoni cyanjye hataburamo ga ni isuku ya mbere kuri ngewe, kuko mfasha gutegura ibintu byanjye neza bifite isuku, nanjye nkumva mbyizeye ko nta mwanda uriho. Ngayo nguko abakunzi ba Cine TV show, uwo ni Cynthia mu gikoni urimo arabereka ibyibanze umuntu abanza gukora. Iyo ni step ya mbere. Iyi step ya mbere. Iyi step rero irangije. Hajyaho kujya guteka ibyo twateguye uyu munsi.
nk'uko mubibona hano rero maze gukata ibirungo byanjye, ngiye gushyira mu makaroni. Uyu munsi turateka makaroni. Bureraga guteka ibiryo biryoshye ntabwo bisaba ibintu byinshi cyane. Ubu ngiye gukoresha makaroni. Amakaroni ari mu biryo byoroshye guteka vuba ushonje ugahita urya. Ni muri urwo rwego rero nateguye amakaroni ngo abe rero dufashanya guteka. Mukurikire murebe ukuntu tugiye guteka amakaroni ushonje yahita akuramira vuba vuba. Nk'uko mubibona rero amakaroni yanjye natogosheje arahiye. Aya makaroni atetse bayita Santa Lucia. Ntagire uvuga ngo ni amakaroni y'abana bita noodles, ni Santa Lucia. Kandi Santa Lucia iraryoha cyane, igira icyanga, yenda nayikunda. Ubu kigiye gukurikiraho rero ngiye gukora ibirungo byanjye. Nimara gukora ibirungo byanjye neza mbivange n'amakaroni. Kuko amakaroni ni ibiryo bitabara umuntu vuba vuba yashonje. Maze gufatiriza inshakana nayizimya ko amakaroni natogosheje yahiye. Ubu kigiye gukurikiraho ngiye kureba uko nateka amakaroni yanjye vuba vuba. Amavuta menshi bavuga ko atera umubyibuho, sinzi niba ariyo yawunteye, ubwo murambwira namwe. Ariko ngewe ntinya amavuta menshi muri rusange, uko amavuta menshi ngatera umubyibuho. Mu gihe gitegereje ko amavuta yanjye ashya, hari ibirungo hariya nakase vuba vuba, ariko ntibagiwe ko ngomba no gukata karoti. Na karoti nazo ni iz'ingenzi kuri ngewe. Karoti nicyo kintu cya mbere ngomba gukora. Ndabanza nyironge. Karoti buriya ni ibiryo biryoha. Karoti iraryoha cyane. Karoti iraryoha, ifite intungamubiri biteye ubwoba. Ku batayikunda muzaze namwe mukoreshe karoti, muzambwira. Karoti navamo ji. Abakunda ji ya karoti muzabishyire muri comment nyibakorere murebe ukundi ikorwa. Karoti ivamo ji cyane kandi nziza ku bantu badafite amaraso, irabafasha. Abantu rero mukunda ji ya karoti mukaba mwifuza kumenya uko umuntu yayikoresha, mwambwira mwabishyira muri comment, hanyuma azayibakorera neza. Ndangije guhata karoti yanjye, mpita njya kureba amavuta aba yahiye uko byagenda kose. Habanzamo igitunguru ngo sinkunda imboga zihiye cyane. Imboga zihiye cyane ngewe sinzikunda, ariko bitavuze ko uzikunda zihiye ntazimukorera. Yewe ndi kwitegurira ibiryo ngiye kurya nk'umuntu ushonje kandi ushaka kurya vuba vuba. Ngayo nguko rero karoti nyigeze kure. Ntegereje ko ibitunguru nashyizemo hariya na pavuro babishya. Karoti ntekereza ko ari izi, sinazirenza. Yego, aza nkazishyiramo. Arangiza agaraguraho. Nkuko nababwiye iyi ga iyo kumfasha kugira ngo ntashya. Maze kugaraguraho rero mpita nzana umupfundikizo wanjye, ariko mbere yuko nshyira umupfundikizo ndashyiramo akunyu.
umunyu mwinshi nawe si mwiza kandi sinkunda umunyu wongereyemo. Uyu urabaye noneho hanyuma maze kuvanga umunyu nk'uko nabibabwiye, ngewe sinkunda imboga zihiye cyane. Hano hari izindi mboga ngiye gushyiramo. Izi ngizi ni puwaro nakase dutoya, natwo ngiye kudushyiramo kugira ngo biza kumfasha kugira iyindi gu. Puwaro nazo ni nziza, udukata ari dutoya. Sinzi niba kameramani yaba bereka ntushyizemo ukuntu bita biba. Ndabibona ko gutya hagiyemo tuno tuntu ari sawa. Ubona ko biryoshye bimeze neza. Nabo wakwifuza kugira umuntu ubishira. Ikirungo cyanjye bita royiko. Royiko ni nziza, nababwiye ko ikora nka magi. Ubwo nayo nkayishyiramo. Nkafata ikindi kirungo cyanjye paprika, ariko si ngombwa paprika. Uno munsi ndumva ntashaka kurya paprika ngewe. Mpita fata ikindi kirungo hano cyiza cyane bayita soya sauce. Soya sauce birinda gushyiramo nyinshi kuko nayo igira umunyu ubwayo. Ushyiramo gakeya cyane kugira ngo ibiryo byawe bize kugira gu. Iyo ushyizemo byinshi uba wumva harimo umunyu mwinshi cyane 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 cyane. Warangiza ukavanga koko mpaka bifashe byarange. Ukavanga koko mpaka. Izi mboga ndakubwiza ukuri zisa neza ariko neza cyane. Wow. Ukaba upfundikiyeho gatoya. Ukaba uteganya sesi tomate yawe. Sesi tomate ndashyiramo gakeya kubera ko ni ibiryo by'umuntu umwe, ntabwo bisaba ibintu byinshi. Ubu se mbabwiye ko nashyizemo puwaro z'ijana, igitunguru cy'ijana, kandi ibiryo biraza kuryoha. Mwebwe guteka ntabwo bisaba ibintu byinshi cyane. Oya, guteka bisaba ibintu bikeya. Nkahita nshyiramo ya salisa yanjye, iyi bayita sorwatomu. Yego ko nyimariye hariya se bayita sorwatomu. Wamara kwishyiramo ugahita uvanga nanone kugira ngo bitaza gushirira. Ibiryo biraryoshye pe. Ibiryo biraryoshye pe. Ndababwiza ukuri bino biryo biraryoshye cyane, kandi muri komenti muze kumbwira uko mubibona. Noneho n'ushaka kuzabirya yambwira nkazamutekera. Nkahita mfata utuzi duke cyane dushyushye, kugira ngo amakaroni yanjye najyamo aze koroha. Sukamo duke cyane, hanyuma bigatogota, gapfundikira rwose neza. Amazi nayo agafata ikirungo, ko aba agiye mu kirungo. Iyo agiye mu kirungo nayo aba agomba kuba isosi.
aha, wow, nice. Ku bantu bakunda amakaroni rero ubwo muraza kujya muri komenti mumbwire nkuko ngiye mwasanze ntashyizemo uturungo twinshi. Abadukunda rero muzambwira batekere turimo kugira ngo murebe ibyo ari byo. Ariko ikibazo cy'amakaroni ni ibiryo byihuta ushobora guteka wumva ushonje ugahita urya vuba vuba kuruta uko wajya guteka ibindi bigafata iminota 45 cyangwa 30. Ngewe amakaroni aranyorohera mu kuyateka. Amakaroni ni ibiryo byihuse. Ubu ngubu tuvugana kampfundikira kugira ngo bishye vuba bite narura n'ingeri. Ubwo rero mfite bavandimwe bakunze ba TV Show, mubonye ko ibiryo byihuse mu guteka ari amakaroni. Biramira umuntu vuba cyane mu gihe gito cyane, akarya kandi akumva ko ameze neza cyane. Ariko hari abajya bavuga ngo n'igitoki kirihuta, ariko niba cyihuta nabyo mubinkiriye muri komenti ndebe iminota kizafata. Ariko igitoki ntikihuta ngo hajyaho umwanya wo kugihata, umwanya igitoki sabura kirihutara kiratinda, nanjye niko mbyumva. Igitoki ntabwo cyihuta, igitoki gusa igitoki koko oya, igitoki ntabwo cyihuta. Ikintu bita ngo niba ari agasukonyonya niba ari icyakora niko kanzengereje. Turi aha ngaha rero ntekereza ko bimaze kumera neza, isosi yanjye imeze neza. Ubu ngiye gufata aya makaroni natogosheje kare. Mwabonye ko natangiye ntogosa amakaroni, nshyiremo mu isosi yanjye, nsukamo. Wow, urabibona gute wowe? Sawa, aho ni sawa. Nanjye nkunze ko nawe tubibona kimwe, njye nawe tubibona kimwe cyane. Hanyuma nkavanga koko kugira ngo amakaroni yanjye ahure na za vegetable zanjye nakoze. Inshuti yanjye, ubu amakaroni ntashya vuba kandi akaba anaryoshye. Aya ni amakaroni wakwiyambaza ushonje ukahita urya utagiye kuzana ngo urashyiramo inyama, utagiye kuzana ngo urashyiramo iki. Aya makaroni hari ikintu yashinja, hari icyo. Wow, see the food. Ibi ni byo biryo uteka vuba vuba ukarya kandi ukabirya avec appétit, wishimye umeze neza. Kapfundikiraho mu kanya ndabamberetse uko ku isahani biba bimeze. Urahita umbwira uti ibi ni ibiryo bya mbere, ibi ni byo biryo bya mbere kabisa. Kandi namwe undi muntu wese washaka guteka amakaroni vuba vuba ugahita arya ashonje, urabona ko bidatinze wahita uramira igifu. Bakunze ba TV Show rero ngayo nguko icyari cyanzanye hano cyari kugira ngo mbereke ukuntu umuntu ashonje yategura amakaroni vuba vuba ngarye aramira igifu. Mu kanya turayabona kuri sahani, mu kanya cyane. Nyuma y'iminota mike yamfundikiyeho kugira ngo ariya makaroni nshyizeho njye nafata ubushyuhe kuko ni natogosheje wabibonye. Namara gufata ubushyuhe ndahita nyarura mu kanya yabone ku isahani. Ciao ciao.